Batireka giye nishaka nsebe mpemuke ndamuke iniriho ariko twaraba ari ku gicaniro tuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo gira ibintu hindura kuja mu Imana ivuga ngo maze abantu banje bitire izina ryanjye nibicisho bugufi agashaka amaso yanjye nzabumva nindangiza mbakiriza igihugu sibyo ubwo ko Imana ikore ifite indimi nyinshi niba bamwe ntabwo Imana igira indimi nyinshi ubwo abantu bagira indimi nyinshi abantu bagira indimi nyinshi murapfuye murapfuye gupfa nawe ntago uzasigara ahubwo hari Imana umuntu agenda akagisha inama imari nyota isoko imari nyota ikazi kakuyereka ikakurengera rero ndavugana n'umuntu wari ufite ibibazo Imana imwiyereke Imana ikwireke mama uri murarira wabuze uguhoza urumva nta cyerekezo mbese hari ubuzima uzi ko ari igihe uba mu bihe ugasanga umuntu yafashe igihe yagihaye undi abona ko runaka rwe bikwiriye we ntibyamubera we mbese ibintu byose yabirafashe abiha abandi we yumva ko bitashoboka ariko uyu munsi Imana ikwireke bishoboke mu izina rya Yesu maso uri musenga upfukamye Imana akavuga ngo nkuri ndinzi iki gihugu cy'u Rwanda ku bwawe none ntago byaba bishoboka ko abantu bahanura ibikomeye abasenga bakabikuzaho Imana ikabikuraho kubera ko twasenze ibyo ndabyemera umuntu ashaka kuza guhanura ibikomeye ariko akabihanura rwose ndabyemera tugasenga ariko hari n'igihe umuntu ahanura agashyira butamwa na ngende Imana ikaguha ikintu ariko ukugitambukije siko rego kuri kose kuvugwa Imana ishobora kuguha ikintu cyangwa nawe ukagira ukuri kumva ko ibitekerezo byawe ubifite ushaka kugira ngo wicare kuri kamera uvuge hari buze kugerayo ntabwo yamuhanuza bwa president ngo nze guhanura ngo president w'igihugu bigenda gukena gutya heya impikintu nkuko Imana ikorera mu muntu ufite ibitekerezo byagutse ni nkuko giye ishaka kumuhanuza bwa kuko izi ko nzakugeraho ishaka kumuhanuza izakoresha umusirikare umurinda kandi umurinda Scott yimurinda ubuhanuzi bugira gute ibumuhe kuko azikora bugera izaba mu minisitiri runaka azikuza azamugeraho ntabwo rero buri Imana yibeshya ahubwo nitwe twibeshya Imana iduha akantu gato tugashyiraho gutamwa na ngenda tukizamura ko cyane kuba dushaka kumva ko kunywa amazi ashyushye ari icyaha bizakubera icyaha numva ko atari icyaha bizakubera icyaha erega buriya Cassien hari ibintu buriya mu buzima dukwiye guharira Imana uko kuvuga ngo si icyaha cyane icyaha kubikora ntago nzakubuza kubikora n'uburenganzira bwawe kandi buri ubwami bw'Imana abakozi b'Imana tugaragara nk'imbura mu maro ako tutari imbura mu maro ikindi tugaragara kuba mu kirere ijwi ry'Imana ukumvira ijwi ry'Imana tukumvira indi ijwi ry'umuntu rero hari ibintu biba bikwiye gusengerwa biba bidakwiye kuza hano ku karubanda ubwami bwose ubwami bwubahwe si byose kandi ubwami bwose bushyirwaho n'iki n'Uwiteka niba koko batarigeze leta ibabwira ati nimuhindure hano genda kubw'amakosa mwakoze n'ibiki byose bo bakaba ari bo batekereza biratangaje none navuga ngo ingaruka nize ku bakristo basengera muri ayo madini ingaruka zizagira uwahamagawe mu idini ariko niba warahamagawe n'Imana ukaba uzi ko ukorera Imana ntabwo ibyo byaguca ubu wacumuzwa nuko uyu munsi nambaye ikanzu imeze gutya bwa tekinike n'ubwonko bwe ariko ntiyakishikisha ngo ndakarabye ngo nkarabye ngo imbaraga ngo nse ngo zishyire mu bantu nemera ko tekinike ye ashobora kwica ubutumwa bwiza akigisha ibyirari rye rwose agakumvika abantu bikemera none abo tubona basenga bafite ibyo bintu noneho bakitura hasi ariko mwemera ko n'umuntu ushobora gusenga kubera imbaraga z'Imana ziri aho hantu abantu bakitura hasi kuki abantu bemera ko abantu bitura hasi kubw'imbaraga zigewe n'umugabo guhamya ko mushobora gusenga mukamuhe byo gusenga kuko ibidayimoni cyane n'ibizimu bigakubita ahantu hasi turabashuje cyane kandi twebwe turabakunda twese abakurikira abakorera ku Muremyi TV Imana nibaho umugisha kandi Imana nibarinde mwebwe mutuye mu Rwanda mutuye mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'uburasirazuba n'umujyi wa Kigali namwe muri diaspora Imana nibarinde kandi turayifuriza kugubwa neza abari kwa muganga namwe murwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo turabakunda cyane kandi turabishimiye mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ku Muremyi TV kandi mudutere inkunga kugira ngo tujye dufatanya kuvuga ubutumwa Imana nibaho umugisha rero turabasabiye muri uyu mwanya rero tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana agaribwo bwa mbere tumwakiriye ariko mbere na mbere tubanza kugira ngo tugane tubanza
tumusabe adusuhuze none tumwakire ku Murimo TV. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amazina yanjye nitwa Mukamutesi Atanazi, ndi umudamu mfite umutware n'abana barindwi. Nanjye kuba batandatu disi dari na rimwe bagiye barindwi. Ufite barindwi. Mukozi w'Imana rero, Imana niguha umugisha, ufite abana barindwi. Ariko buriya reka nkwibarize wenda mbere yo kugira ngo nkubaze, reka tubanze dusenge. Yego, Mana yacu mu izina rya Yesu, uragahore ku ngoma nshuti y'abera, w'imfura mu bazutse inyangamugayo, uri umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa, abagukurikiye ntibigeze bakorwa n'isoni, abagendanye nawe ntago bamwawe, duhabaye icyura mukunzi mwiza, bagendanye nawe ntago bigeze bayoba, akirisha imwe kuko uri wera. Izina rya Yesu turwaye karibu n'ikaze muri kino kiganiro tugiye kuganira, inyemera hagaragaramo icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, kandi tugiye gukomeza dutangira ikiganiro cyacu. Turagira ngo tuganire muri iyi minsi, uri kubona ko ari ibihe bikomeye cyane, uri kubona abapasiteri batagifite umuhamagaro, bari gukoresha ibindi bishingikirijeho mu murimo w'Imana. Bamwe bari bagakoresha imbaraga z'ikuzimu, bagakoresha imbaraga zindi zitandukanye atari iz'Imana kugira ngo bakore ibitangaza, bagire ngo ni iby'Imana, aho byavuye abantu bagashiduka ko. Wowe nk'umukozi w'Imana kandi usenga no mu kanya ugiye gusenga, yego, wowe ubwawe ubyumva gute nk'umuntu uvuga ubutumwa? Navuga ko umuntu wishingikirije ku cyo yishingikirije atishingikirije ku Mana, ibyo ni impfabusa. Ni nk'umuntu wubakiye ku musenyi. Inzu ye iyije, imvura iguye, umuvura yitembana. Rekeza ko rero uwo muntu waba urimo ukora n'imikoro akavuga ngo nishingikirije iki ngiki nzakora iki. Ni nk'aho umuntu ucuruza akiba Rwanda Revenue, ariko byanze bikunze wishe itegeko, ariko byanze bikunze itegeko rizakugonga. Ongerijwe uri kuvuga gahoro. Ni nka wa muntu wishingikirije wubatse inzu ye ku musenyi, ariko umuntu wishingikirije ku ijambo ry'Imana uwazakomera. Byanze bikunze iyo myuka jye sinanayiha agaciro kwigikora. Jye ntago nayiha agaciro. Ngiye guha agaciro Satani, ngiye guha agaciro abarozi. Ntago wemera ko iyo myuka ikora? Ntago ubyemera? Jye ntago mbyemera ko ikora. Nemera ko akora Yesu. Kubera icyo utabyemera kandi muri iyi si bihari? Niko ngiye ntawe nari nabona uwayikoresheje. Ariko ubwo bishoboka ko udakurikira YouTube kuko ni nko kwavuga ngo abarozi bararoga, ariko nubwo nta murozi uhari, Imana niyo ihari. None se wenda kuvuze ngo abarozi bararoga, abarozi ntago baroga? Abarozi niba wemera abarozi ko baroga? Ntabyo nemeye. Ntago bari bakuroga se? Ntabyo, Imana ahubwo ibandinde. Ahubwo no kwishiza amaraso ya Yesu. Urumva ko niba uri kwango Imana ibakurinde, wemera ko abarozi. Nyina navuze ni nkuko wavuga ngo abarozi bararoga. Uwiteka Imana Nyiringabo. Nuko kuko nidukomeza kuvuga ngo hariho abantu ngo bakorana n'imbaraga z'umwijima, igihe tuzaduhaye Satani urwaho. Umuntu ntago tuzamubwira ngo basha gutandukanya ukurana imwijima, ukurana n'imbaraga z'Imana. Ariko jye nemera ko Kristo ari umunyembaraga. Nanjye ndabyemera ko ibyo byakubitana ni kwa kundi ushobora kuvuga ngo ukuranye n'imyuka mibi, ariko bikangombwa ko nyine yenda Imana ivushiza izuba babi n'abeza, bikaba yenda ari igihe cyaje cyo kukishingikiriza ko wegera nka kuko no kuvuga ngo ndumva nihaye igihe cyo kuzakora bino, reka nishingikirize iki ngiki. Sishatse kuvuga mu izina icyo kintu, reka nk'igihe cyo kuzabyara nkore gutya na gutya. Nta rwishingikirizo ku Mana. Nyine ndabyumva ko nta rwishingikirizo ku Mana, imbaraga z'Imana nizo zirenze izindi. Ariko hari ibigaragara ko izo mbaraga z'ikuzimu zibaho, kandi n'abapasiteri bamwe na bamwe bazikoresha. Ashobora kuba yenda ibyo arimo avuga bimo biyobya abantu ku bwa tekinike n'ubwonko bwe, ariko ntiyakishikisha ngo ndakarabye ngo nkarabye ngo imbaraga ngo nse ngo zishyire mu bantu. Nemera ko tekinike ye ashobora kwica ubutumwa bwiza, akigisha iby'irari rye, rwose agakumvika abantu bikemera. None abo tubona basenga bafite ibyo bintu noneho bakitura hasi, ariko mwemera ko n'umuntu ushobora gusenga kubera imbaraga z'Imana ziri aho hantu abantu bakitura hasi. Kuki abantu bemera ko abantu bitura hasi kubw'imbaraga zigewe n'umugabo guhamya ko mushobora gusenga mukamuha ibyo gusenga, kuko ibidayimoni cyane n'ibizimu bigakutana hasi. Impamvu wenda ibyo ntabyemera nuko wenda tuvuga ngo
twese twigira ku birenge bya Kristo. Hari imbaraga Yesu z'Imana. ntabwo yigeze asengera abantu ngo bagwe. Ariko iyo bibaye nka gutyo bavuga ko ari abakoresha imbaraga za Satani. Oya, njye nemera ko umuntu yasema mugasema mukajya mu bihe byiza rwose. Hari aho wayibonye se wenda? Njyewe hano rwose nabibonye umuntu agasenga hari imbaraga z'Imana mugasenga kuko mugasenga. Umuntu akaba yaruka, umuntu akaba yabohoka akaruka. Wenda impamvu mbikubajije muri iyi minsi hari ikibazo cy'abapasiteri, wenda pasiteri Mignone bavuga ko akoresha imbaraga z'ikuzimu, n'uriya Julienne bavuga ko akoresha imbaraga z'ikuzimu. None biriya ibyo abantu bavuga ko hari abapasiteri bakoresha imbaraga z'ikuzimu kugira ngo bakundwe, hari n'abaririmbyi bajya bavuga nka Israel Mbonyi gakoresha imbaraga z'ikuzimu. Wowe ubwawe ubyumva gute nk'umunyamasengesho senga? Ndatekereza ko zihari abo ngabo babivuga zihari nabo bagenda bakazishaka. Njye nemera ko iyi si irimo ikintu cyitwa ikinyoma, ikabamo ikintu cyitwa ishyari. Ibintu bibiri, ikinyoma n'ishyari ni ikintu kiri ku ntebe yo hejuru, ni ikintu kiri ku rwego rwo hejuru. Umuntu akagira ikinyoma akabeshya, kumva ko kubeshya nta kintu bimutwaye, akabeshya kuko azi ko kandi icyo kintu koko abeshya aricyo. None hari n'undi ugira ishyari akumva ko runaka ageze muri iki, ariko mbibutse ko buri muntu wese agira igihe cye. Ubu Imana nimara kukuzamura nawe bazavuga ngo ni ishyari. Imana nimara kukwiterera inzu nziza irute iyo wabagamo, iruta n'ikindi, bazavuga ati nyamara akora n'imyuka mibi. Numara kuva hahandi wavutse, wenda niba ari mu cyaro sinzi aho uvuka, mu muryango uvukamo babonaga ko nta kintu uzigezaho, babona yuko ari icyo ugejejeho bakavuga ngo hari ibyo wishingikirijeho. Rero ibyo ni imyumvire y'abantu. Njye nemera ko igihe cy'umuntu kigeraho, nimara kubwira ngo nzakwamamaza, nzakugira neza. Igihe cya Julienne gishobora kugira akamamara, igihe cya Mignone gishobora kugira akamamara, n'igihe cyawe nka Theo gishobora kuzagira ukamamara. Njye uko niko mbifata. Ubwo wowe ntabwo wemera ko imyuka mibi ibaho? Kuko niba hari umwuka w'Imana, sibyo tuzi ko muri Bibiliya tugira imyuka n'ibiri, umwuka mubi ubaho. None umwuka mubi ntabwo ujya ukora? Umwuka mubi ushobora cyane utari no mu mubiri. Reka tujye no mu mwuka. No mu mubiri umuntu ashobora kugira amagambo mabi, umuntu ashobora kugira umwuka mubi, sibyo se? Ibyo birashoboka. Ubwo twanzire ko wowe utemera abakoresha imbaraga za Satani? Kuko njye simye ko ntabona ari nabona. Kuko njye ntabwo ndibuze gukomeka umuntu, kuko Imana irakora. Njye nashaka kubabwira ko Imana ikora. Ubwo niba we izo mbaraga yenda yazishingikirijeho, imbaraga z'Imana zirahari, ibyo byose bizarangira. Ubwo urumva wowe wanze kutwereka ababikoresha ni oya, niko ntabwo nzi pe, ntabwo nzi, kandi ibyo sinanabitindaho. Nemerera Imana. Rega bugiye uvuze ngo yego imbaraga mbi zirahari, uba weretse Satani ziravuga ati uziko. Rero ntabwo ndi umukire wa Satani. Ni nko wavuga ngo buriya ngo se ngo hari ikidashoboka. Muri Bibiliya nasomye ibintu byo ibirashoboka. Birashobora ko uyu munsi ubuzima bwahinduka, ndashobora ko uyu munsi waba mwiza. Iyo byarananiye, uzi ko runaka weya byamunaniye, abana bamunaniye, ariko hari abo byashobokeye. Uzi ko urugo runaka rwamunaniye, hari abo byashobokeye. Uko yatsinzwe ntabwo uzi inzira yaciyemo atsindwa, ahubwo wowe menya ku giti cyawe uvuge ngo genda umutsinzi kurushaho. Niryo jambo numva afite muri misi ya none umwaka wo kubwira abantu ngo turi abatsinzi kurushaho. Jewe ntago tuganire kugira ngo wenda dupfobye imbaraga z'Imana, ahubwo ndagira ngo tuganire ikintu nk'iki. Nibyo babishuka. Theo babishuka. Kuko wenda niba bavuga ko hari abakoresha imbaraga za Satani, noneho n'ibimenyetso bikagaragara, noneho hari n'abakoresha imbaraga z'Imana bigakunda, n'abakoresha imbaraga za Satani bigakunda. None reka nkwibarize, Satani nta mbaraga agira? Satani Satani arazigira ko udafite imbaraga z'Imana. Iyo range Satani akugiraho ububasha. Ariko nemera ko genda imwimana cyane undi ari mwimana. Yego yarwanya ibitero yabizana, ariko nemera ko Kristo ari umusi. Satani ararwana ariko ntatsinda. Sibyo? Satani ararwana ariko ntatsinda. Ni umurwanyi ariko si umunesha. Icyo cyonyine kirahagije ko kumenya ko Satani arwana ariko atari umunesha. Katuvuge ko iyo ufite imbaraga z'Imana, iza Satani ntago zatsinda kuri wowe. Iyo ufite imbaraga z'Imana ntago iza Satani zatsinda. Imbaraga z'Imana n'urukimo kuri jewe. Ariko udafite imbaraga z'Imana yatsindwa rwose, kuko Satani agira amayeri menshi. Ariko tuvuge ko Satani nawe agira imbaraga. Rwose arazifite. Kuba ariko ntazifite rwose kuri bamwe azifite kuri bamwe. Niyo mpamvu ndashaka kukubaza ngo imbaraga za Satani ziriho kandi hari abazikoresha kubazemera. Birashoboka. Ntago genda bihakanye, ntago kuko igihe mpamvu nabihakanye niko ntabyo nabonye Theo.
ntago nahakana mvuge ngo uyu muntu akoresha imbaraga za Gracie ntago ari Theo ni Gracie ego Gracie yo nta kibazo niyo mpamvu nashaze kubirwanya niko abantu bagira amashyari nibonye umuntu ishyari ese ni gute uzabona ibiterane birimo biza ni gute uzabona ibintu bikomeye ni gute uzabona ibintu ari byiza arangiza ukavuga ngo ni kwa satani warakora byihorere senga icyo nshinzwe no gusenga Imana ikazi ikikorera. Wenda ikindi nakwibariza muri minsi hari ikibazo cyo ADEPR nawe wisengera murayizi? Oya ntabwo nyisengera musengeza nanayisengera pe. Yesengera mu itora ubuzima bushya muri Kristo. Ariko siko narizi gusengera muri ADEPR. Oya abantu benshi rwose sinenge giye navuye muri ndi torero njya muri iryo ngiryo mu idini nari umugatolike bangombwa ko mpindura itorero mpindura idini nako ni idini ku itorero rimwe uhindura idini njya mu barokore ADEPR. Oya nagiye mu bandi matorero atanu gatara mu ADEPR. Irihe nyine tubwire. Navuze ngo ubuzima bushya muri Kristo. Ubasengera he? Ikinyinya. Ngiye numvaga kuri umurokore kubera ko ugenda nk'abarokore. Oya gutese naho nabarokore nyine abarokore iyo bavuza abarokore bumva ADEPR. Oya uko no kwikunda ko no kwikunda nk'ADEPR ko no kwikunda. Nari ngiye kukubaza ikibazo ariko nta kibazo nabo twese turi bamwe. Reka tunkwibarize wenda muri iyi minsi uri kubona ko ADEPR yo yahinduye izina ibyo urabizi? Ntago mbizi pe ubwo mbwira mbese kanzi kuba ku ma social media muri minsi ntago nayirebaga kuko nayifite ikibazo cy'umwana warwaye yarakomeretsa kuka agira amenyo ibyo bintu rero maze iminsi mpugira murazi ko afite na bebe ntago rwose ntago mbizi. Senda guhamakuru bahinduye ADEPR barahinduye ntago ikira association de Pentecote Rwanda ubu bakuyemo bashyiramo Église Pentecote Rwanda. Noneho ADEPR yagabanyije indembo numva ngo zarabaye 9 zari 10 na zingahe bagabanyije indembo. None wenda reka harabona bibajije barambwira ngo ni ibihe biri gusohora. None muri iyi minsi kubona amatorero ari muri politike cyane ingaruka ku bakristo bizagenda bite nk'abakristo? Ntekereza ko ariko kuba politike ntekereza ko byanze bikunze kuko politike ni ngombwa ko muzana yubahiriza uko muyibamo si byose politike n'abaturage kuko impamvu cyo nshatse kuvuga politike ahubwo amadini muri iki gihe tugezemo na amadini ari gushaka amafaranga kurusha mbese kubaka niyo politike nagize ngo n'indi politike nagize n'indi politike wari uvuze nda nka leta n'indi politike niko nabyumvise icyo mvuga ngo mu by'ukuri wa mugani ni igitani uwo wavuze ngo ni byasohoye mureke bisohore ntabwo yigeze abeshya uko birabaje kuba itorero cyangwa izina riri mu bihumbi rimaze iminsi kandi mu by'ukuri bataragiye muri leta ngo bavuge ngo barihindure ubwo wenda bakaba ari bo bahindura kubwo guterana kwabo cyangwa wenda birashoboka ko bagiye muri leta bakarihindura. None ko yari ADEPR bashaka ariko atari leta yabategetse ngo ni muri hindurira ahubwo ari bo baritegetse ni ibyahanuwe ko ni ibyahanuwe kuko ijambo ravuga ngo ubwami bwubahwe si byose kandi ubwami bwose bushyirwaho n'iki n'uwiteka niba koko batarigeze leta ibabwira ati nimuhindure hano genda kubw'amakosa mwakoze n'ibiki byose bo bakaba ari bo batekereza biratangaje. None navuga ngo ingaruka nize ku bakristo basengera muri ayo madini ingaruka zizagira uwahamagawe mu idini ariko niba warahamagawe n'Imana ukaba uzi ko ukorera Imana ntabwo ibyo byaguca ubu wacumuzwa n'uko uyu munsi nambaye ikanzu imeze gutya ejo ugacumuzwa n'uko yenda uhuye nambaye ipantaro nk'umuntu wahamagaye nk'umuntu mukuru uzi ubwami bw'Imana uzi ko turi hano mu isi ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ibyo ntabwo byagucumuza ibyo ntabwo byatuma umuntu acumura reka ndumva ibyo ngibyo wakugwa yaba arushatse kugwa yaba ari wundi washatse ushaka kugwa rwose niba uri umukristo ugenda wisengere niba icyo ukora mu murimo w'amatambutse ubutumwa bwiza ukorera yaguhamagaye naho ibindi byose bifitwe ba nyirawe buri muntu wese azabaza umwanya Imana yamuhaye azawubazwa. Urakoze cyane kandi wenda reka nkubaze ku kintu kimwe cy'abantu wenda wowe uri umudamu abantu benshi cyane onapo wenda katubwe onapo
ko bavuga ko bamwe ari icyaha abandi atari icyaha wowe iyo wumvishije nkabona ko nk'umudamu wowe ubyumva gute ni icyaha umuntu wese ikintu kimubera icyaha ku giti cye uko ari wagitekereza umuntu wese kimubera icyaha icye ku giti cye uko agitekereza ariko nawe rero uri kuvuga none se gute none se nyine nikomeza urabajije ndavuga umuntu wese nyine wowe niba wumva ko kunywa amazi ashyushye ari icyaha bizakubera icyaha no wumva ko atari icyaha bizakubera icyaha erega buriya Cassien hari ibintu buriya mu buzima dukwiye guharira Imana yego uko kuvuga ngo si icyaha cyane icyaha kubikora ntabwo nzakubuza kubikora ni uburenganzira bwawe kandi buri ubwami bw'Imana abakozi b'Imana tugaragara nk'imburamumaro ariko tutari imburamumaro ikindi tugaragara kuba mu kirere ijwi ry'Imana ukumvira ijwi ry'Imana tukumvira indi jwi ry'umuntu rero hari ibintu biba bikwiye gusengerwa biba bidakwiye kuza hano ku karubanda ko jye singiye uje gutangaza ngo nze mpinyure leta yashyizweho n'Imana ngo nze mvuge ngo hoya hoya ahubwo giyewe icyo mbona kidashoboka mu bwami bwe ngoye kugisenga nkegera nk'agasemana niba onapo imeze gutya na gutya urashaka iki Mana dusangiye nkagira gute ngemba ku gicaniro ngasenga kuza kuvuga ngo nanariza icyo gihe harabo nzaba mfobeshe ku giti cyawe kandi nakwiye none se wenda tuvuge niba umuhanuzi ahanuye ati onapo ni icyaha ngo bawishe Imana ngo niyo umutumiye tuvuge ko Imana iba yabeshye ntago mbizi buriya uko umuntu wese buri uko uhanura siko mpanura buri uko uhanura siko mpanura uko ubwiriza siko ubwiriza iby'Imana igutuma siko giye yantumye buri ushobora gutuma kagutuma uvuga ubutumwa nk'ubwa Mikayi uvuga nyine abantu ko bapfuye tujya tuyibona hano ariko turi mu kwezi kwa kangahe kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu hari abavuze ati musenge ati tariki ya gatatu ati tariki ya kane ariko nyuma twe twasenga Imana ikagira ibindi ivuga buri muntu wese afite uko ubutumwa abuvugamo afite icyo we ashaka ku giti cye sibyo yego dushingiye ku kwezi kwa no mwaka wa 2025 umukozi w'Imana dushingiye uko abantu bawuhanuraga n'imbaraga nyinshi ati murapfuye muratwihe murahiye murahunze murapfuye murakiye byose ariko hari abari bari ku gicaniro nanjye ndimo Imana ivuga ibitandukanye n'ibyo abandi bavuga hari umuntu rero uza guhanura bitewe n'irari ry'ibyo ashaka bitewe nuko ati giye n'impanura nkabona akantu gatuma abantu bamenya nubwo giye naseba kuko muri mise dushaka kuvuga ati reka giye nishaka nsebe mpemuke ndamuke iniriho ariko twara bari ku gicaniro tuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo gira ibintu hindura kuja mu Imana ivuga ngo maze abantu banje bitire izina ryanjye nibicisho bugufi bagashaka amaso yanjye nzabumva nindangiza mbakiriza igihugu sibyo ubwo ko Imana ikore ifite indimi nyinshi niba bamwe ntabwo Imana igira indimi nyinshi ubwo abantu bagira indimi nyinshi abantu bagira indimi nyinshi murapfuye gupfa nawe ntabwo uzasigara ahubwo hari Imana umuntu agenda akagisha inama urakoze cyane reka wenda uhise unyinjiza mu bahanuzi iyo urebye mu bahanuzi ko nawe uri umuhanuzi ntabwo nibeshye si umuhanuzi yego ko abahanuzi muri iyi minsi bari kuvuga ibintu bikomeye cyane bamwe bakavuga amahoro abandi ibintu bikomeye intambara wenda muri iyi minsi biri gusa nk'ibigabanyuka neza bigamutse batarahanuye erega abahanuzi hari abahanuzi dufite bahanurira bitewe n'ibyirari ryayo M23 bagahanura kuko babibonye kuko utahanuye mbere se ko M23 igiye gufata Goma kuko utabihanuye se mbere ngo tumenye imbere y'amezi ati tuvuge ngo yego hari abantu bahanura tukazayibona koko hari bisohoye ariko hari n'abantu bahanura bitewe n'ibihe hano bahanura bitewe n'ubwo bitewe na kamere yabo n'umujinya wabo n'ubushizi bw'ise na za kamere zabo zikagenda zikajya mu byo bahanura rero bararengera rwose hari abantu barengera ese kumva ngo duhanurire igihugu muri hari ubuhanuzi bw'igihugu hari ubuhanuzi ukagisha inama Uwiteka kandi warangiza ukajya no gusenga si undi urinda uhabura kubera icyo abantu Imana iguhaye ubuhanuzi ku bayobozi bakomeye bari mu gihugu kuri perezida cyangwa ku bandi bakomeye cyangwa ku buhanuzi bw'abanyarwanda wowe ubwawe nk'umuhanuzi wabigenza gute nese wageze ngo Imana yakora ikosa ryo ku ubuhanuzi bwa perezida ntaribuze kugerayo ntabwo yamu ubuhanuzi bwa perezida ngo nze guhanura ngo perezida w'igihugu bigende gutya na gutya heya impikintu nk'uko Imana ikorera mu muntu ufite ibitekerezo byagutse ni nk'uko giye ishaka kumpa ubuhanuzi bwawe kuko izi ko nzakugeraho ishaka kumpa ubuhanuzi izakoresha umusirikare umurinda kandi umurinda Scott imurinda ubuhanuzi bugira gute
ibumuhe kuko azi ko ribugera izaba umuminisitiri runaka azi ko azamugeraho. Ntabwo rero buri Imana yibeshya, ahubwo nitwe twibeshya. Imana iduha akantu gato tugashyiraho ubutamwa na ngenda tukizamura ko cyane kuba dushaka no kugira ngo tumenyekane, bamenye ko turi abahanuzi. Ubu si wahanuye ko tuzapfa, ubu twarapfuye. Abahanuzi barakabya, abahanuzi kandi hari abantu bapfuye iyo udafite uburere, ariko ntabwo ari twese. Ntabwo ari twese. Iyo bahanuye ko abantu bazapfa ntabwo ari twese. Nese 2025 twayitangiye bavuga ko dupfuye, ukwa mbere murapfuye, ukwa kane ni mu gusengera, hage turi mu kwa kangahe. Hari abantu ntangariza abantu bumva ubuhanuzi, mumva ni musenge, ariko hari n'abandi bantu bari ku gicaniro bapfukama kuko je muri ngo naho umuntu namubona umwe mu mudugudu namurinda. Imana ishobora kubona wowe Classe mu gihugu cy'u Rwanda uri maso, uri musenga, upfukamye, Imana akavuga ngo nkuri ndinzi iki gihugu cy'u Rwanda ku bwawe. None ntago byaba bishoboka ko abantu bahanura ibikomeye abasenga bakabikuzaho, Imana ikabikuraho kubera ko twasenze? Ibyo ndabyemera, umuntu ashobora kuza guhanura ibikomeye ariko akabihana rwose, ndabyemera tugasenga. Ariko hari n'igihe umuntu ahanura agashyira butamwa na ngenda, Imana ikaguha ikintu ariko uko gitambukije siko rego kuri kose kuvugwa. Imana ishobora kuguha ikintu cyangwa nawe ukagira ukuri, kumva ko ibitekerezo byawe ubifite ushaka kugira ngo wicare kuri kamera uvuge, ariko si kuri kwawe tuzakumva bitewe n'uko wagutambukije. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Urakoze cyane nawe Classe. Ndumva none utangiye kumpa ibisobanuro. Ubundi wari wagize nyine ukayituma kanuza kagufiya. Nkataceceka. Baba hari igihe umuntu ababuze ijambo, ubwonko aho bugarukiye naho. Ndabizi urafite ijambo rikomeye cyane kuko njya mbyumva byinshi cyane gutanga. Ndabizi ni byinshi cyane ubufite, niyo wansengeye buriya ndabizi. Amen. Ahubwo ndabigushimiye kuri kamera. Amen. Senzabishyiremo. No kuri rwose nanjye Imana ibaho umugisha. Buriya mu bwami bw'Imana wishakira akazi Classe. Buriya kwa nasenga nkwereza ijambo ry'Imana mu gitondo, Imana irampemba. Kuri Imana irampemba igashyiraho uburinzi ku banjye, kavuga ngo mwana wanjye wakoze. Buriya nabonye werekwa. Imana buriya kwerekwa, Imana ukoze ku maso byose birashoboka. Buriya nawe wafata iminota 30 ugasengera mwene data, nawe waba utamuzi usengera abarwayi, Imana ibiguhera umugisha. Mukozi w'Imana, uri kubona uko bimeze muri iki gihe. Wenda reka dusubire ku madini muri iyi minsi. Urabona amadini muri iyi minsi buri wese ari gushaka, wenda basa nk'abayafunze, sibyo? Ariko buri muntu wese arashaka amafaranga. Wenda akaza kuri YouTube kugira ngo abeshye abone amafaranga, atera impuhwe, abeshya ibitarabayeho. Kuko iyo urebye hari n'igihe umuntu akwandikira ati ngo umuntu yakoze yankoreye ikise yarambeshye. Wowe ubwawe wenda ntawe yari wabeshya, buriya wabeshye byaga nawe babivuga ntacyo bitwaye. Oya abantu ntago rega wakora icyarimwe kare gatatu bavuga ngo ndabikora akora ariko umunsi umwe nzagushyira ku karubanda bakumenya. Bagize ngo buryo iyo umuntu agushyira ku karubanda bagize ntubawe Imana nawe warayibabaje. Ikindi kandi wenda reka nkubaze ikindi kibazo. Wenda iyo uri umudamu, hajya ubushize nigeze kukikubaza ra? Oya. Nigeze kukikubaza. Iri umudamu uvuga ubutumwa adafite, nta mugabo afite. Buriya Imana imureba gute iyo ari umudamu akavuga ubutumwa ari kugira inama abandi kandi we nta nama yigiriye? Imbere y'Imana ntabwo hazakora ngo ngiye se sindi umugore, ngiye se sindi umugabo. Imbere y'Imana hazakora gukiranuka n'ibikorwa waba warakoze. Buriya ahubwo biterwa nuko witwaje. Ushaka udafite umugabo ariko witwaje, ntabwo abantu bose ariko bafite abagabo. Ariko hari abapfakazi. Sibyo se, ntabwo abapfakazi tuzabwira ngo nimusheke kuko mwapfakaye mwebwe mwo kuvuga ubutumwa byanyu byararangiye. Ashobora kuba ahubwo ibikorwa bye. Se ni umugore aravuga Imana gute mu gihe adafite umutware? Hari n'umutware udafite n'umugore, no byose birashoboka. Ntabwo tuzamubwira ngo kuko wapfakaye wowe ngo Imana yavuze ngo uhagarike ubutumwa. Ahubwo uko wowe witwaye, ibikorwa byawe, imbuto zawe, ibyo ukora, ibyo uvuga. Se ibyo uvuga niyo ngiro. Ariko n'ubundi nta kibazo gihari rwose kuba umuntu yavuga ubutumwa afite imico myiza. Ikimana isaba ni ukuvuga Imana kandi ukayivuga ukuri, ukayitunga kandi ukayivuga no kuri ariko mu mutima uyifite. Ndumva nta kibazo rwose cyo kuba umuntu adafite uwo bashakanye atavuga Imana. Oya, ntabwo biguvuze ko agomba kuva mu muhamagaro.
Bibiliya ntago yemera ko abagore baba abapasiteri sibyo? iki kintu urakimbajije oya ndakikoza nanone nta kibazo ariko ugiye urumva kuba Bibiliya ntabwo ibyemera. Bibiliya ntabwo ibyemera kuko Bibiliya avuga ngo umugore umugabo ni umutwe sibyo? ariko sinzi hano byanditse umugore ngo ntago azigera w'umutwe ahubwo umugore ni umufasha w'umugabo. None bishatse kuvuga ngo baba abapasiteri ntabwo bazagira mu ijoro? Ntabwo bazajyayo ngo abapasiteri b'abagore ngo ntabwo bazagira mu ijoro kuko ngo baba bikujije nyine ngo ntabwo baba bikujije. Oya ntabwo muri ibyo ngibyo ikintu kizatuma abantu batagera mu ijoro ntabwo abapasiteri ariko bazapfira. Yesu yarabirangije byose ngo bose bigerereyo. Nanjye ibyo ndabyemera. Icyo atangije n'ibyaha ijambo rivuga ngo dukore ibyaha ubuntu gusaga ariko niba umwenda ararekene natubutse twese twigererayo ko umumama yapfukama agasenga Imana ntacyo bitwaye. Ko umumama gupfukama gusenga Imana ni ibya bose. Ndavuga kuyobora n'indi miyobo ntacyo bitwaye je numva kuri je ndavuga nkanjye numva ntacyo byaba bitwaye. Uko nanjye ngiye kuvuga ngo biragitwaye nazana impamvu nkasanga mu bipfobeje ndimo kandi ntagomba kwipfobya. Mpamvu uko ugomba kubikora niko ngomba kubikora. Urasi imirimo wundi utakora ni iyihe? Impamvu utabikora ni iyihe buriya? Impamvu utabikora ni iyihe? Yo kujya gute? Yo kuba utaba umupasiteri. Oya nanjye nakubwiye kandi ngomba kubyenda byemerewe. Sawa urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfitiye umuntu wese ubuhanuzi nawe narindi n'ibyo narindimo. Uyu munsi Imana igaragare. Imana umuntu wese yasenze igaragare. Imana ikwiyereke mama, ikwiyereke papa, ikwiyereke mu byo uteganya, ikwiyereke aho ubona byagukomeranye. Imana ikwiyereke kandi ifite inzira zirenze igihumbi zo kukwiyereka. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusobanure umwanya muto turangiza dusenga Imana. Ni Zaburi ya 76 umurongo wa 2 avuga ngo mu Bayuda Imana iramenyekana, mu Bisirayeli izina ryayo rirakomeye. Iryo niryo jambo ryonyine numva nshaka kutuganira. Ngo mu Bayuda Imana iramenyekana. Haleluya. Ngo kandi mu Bisirayeli Imana irakomeye. Turi Abisirayeli ariko duhamagariwe kuvuga ko Imana yacu ikomeye. Uyu yari Dawidi wari wizeye Imana. Dawidi yumva ko ashaka Imana. Dawidi yumva ko yiringiye Imana. Dawidi yumva ko Imana iri bugufi bwe. Hanyuma yavuze iri jambo ntekereza ko ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga n'indirimbo za Asafu yitwa Zaburi. Imana ihimbazwe. Ngo n'abaririmbyi ba Asafu bavuze ariko Dawidi nanditse no magambo byari bishingiye kumva ko yumvaga ko Imana mu Bisirayeli Imana ikomeye. Ndagira nkubwire mwene data unteze amatwi Imana irakomeye. Ndi umugabo guhamya ko Imana ikomeye. Ubutatuzaganira ukuntu umufilisitiya ajya apfa zahagaza ku ijambo ryo kwimufisitiya agomba gupfa. Umufilisitiya agomba gupfa. Agomba gupfa mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi Imana irakomeye. Nje kugutangaza nkubwire ngo Imana irakomeye. Nukuri wiringira Imana. Barumva nta bintu byinshi ifite, barumva ndi muhe byo gushaka gusenga, numva ndi muhe byo gushaka kubwira umuntu nukuri Imana irakomeye. Hari igihe rimwe na rimwe uhura n'umuntu ukabona yacitse intege, yibagiwe hari iby'Imana yakoze. Ariko njya ntekereza ko nubona umwanzi yakwegereye ujye uteganya ko ari n'ibintu Imana yakoze. Utsindishe Satani. Umubwire ati Satani nubwo uyu munsi ari icyo ntari nageraho ariko ari icyo nagezeho. Aho uzaba utsinze Gracie. Satani nakuza akavuga ati urapfuye, bagusoye mu nzu, abana ntibize, nago ugiye kurya, herera ibintu ni byinshi. Uzabwira ati na hahandi. Uhita ureba bya bindi Imana yakoze ugasanga Imana ni ngari. Rero mu Bayuda Imana irakomeye. Haleluya. Imana ikomere ku buzima bwawe. Imana ize ku buzima bwawe. Imana ikurengeye ku buzima bwawe. Imana irakomeye kandi nta wanganya icyubaro cy'Imana. Nta nuwanganya iby'Imana ikora. Hoya Imana ni Imana ikora ibikomeye kandi mu Bayuda Imana iramenyekana. Rero Imana imenyekane ku buzima bwawe wa mubyeyi we. Imana imenyekane ku buzima bwawe. Ijambo ravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme, mujye musenga kugeza igihe Yerusalemu hahindukiye amashimwe. Birakwiye ko ugomba gusenga kugeza igihe Yerusalemu hahindukiye amashimwe, Imana yawe ikagaragara. Utari wabona icyo ushaka ku Mana, ujye ureka Imana igaragare mu bikorwa. Imana igaragarira mu bikorwa. Nta handi igaragarira mu bikorwa. Nuhura nagarase kuvuga ati nukuri Imana yaragaragaye. Nukuri Imana mama Debora yaragaragaye. Nukuri Imana yo yaragaragaye. Buri muntu wese afite Imana asenga ariko iyo dusenga ni imwe. Ahubwo uko dusenga si bimwe.
iyo dusenga ni imwe, ni Imana ikora, ni Imana ihindura ubuzima, ihamagara ibitariho bikabaho, bidafite ishusho Imana ikabiha ishusho, ni Imana ikora ibikomeye abantu bagatangara. Rero Imana ishoboye byose, ni imwe, ahubwo uko twe tuyishaka niko byo bitandukanye, ariko buri muntu wese Imana imwiyereke. Haleluya. Imana ikwereke muri ubwo burwayi bwawe, Imana ikwereke muri ayo madeni yawe, Imana ikwereke mu kwiga kw'abana, Imana ikwereke mu kurya, Imana ikwereke mu kubaho, Imana igira ibintu ikwere, Imana ikwiyereke. Sinzi ikibazo wari ufite, ariko Imana ikwiyereke. Haleluya. Imana ikwiyereke wowe urwaye, Imana ikwiyereke wowe wabuze ubutabazi, Imana, reka nkubwire, Imana igiyereka umuntu kabyuka mu gitondo akavuga ati ariko none uyu munsi Imana ndabahe, ariko Imana uyu munsi ndacaye, ariko Imana uyu munsi uragenda bite, ariko rurangiza rwa burundu usamba itarumba, igiti cy'inganzamarumbo. Haleluya. Isoko idakama, Imana ishimwe. Haleluya. Imara inyota, isoko imara inyota, ikaza ikakwiyereka ikakurengera. Rero ndavugana n'umuntu wari ufite ibibazo, Imana imwiyereke, Imana ikwiyereke. Mama urimo urarira, wabuze uguhoza, urumva nta cyerekezo, mbese hari ubuzima, uzi ko hari igihe uba mu bihe ugasanga umuntu yafashe igihe yagihaye undi, abona ko runaka ariwe bikwiriye, we ntibyamubera, we mbese ibintu byose yabifashe abiha abandi, we yumva ko bitashoboka, ariko uyu munsi Imana ikwiyereke bishoboke mu izina rya Yesu. Ugiye gusenga Imana. Oya, uretse umukozi w'Imana uravuze ati ngo Imana yereke buri muntu wese. Yego. Nakwibariza kuki abakristo cyangwa abakorera Imana aribo bahura n'ibigeragezo, yanasenga noneho Imana niba bagiye kugusohora mu nzu bikarangira banagusohoye kandi usenga Imana ugasenga, biba bimeze gute? Niba uri kubwira abantu ngo Imana ibiyereke, nasenga bikanga, noneho n'ubundi bikarangira icyo kigeragezo kimugezeho. Imana mukozi w'Imana igucunda igushakamo amavuta, iryo jambo njya ndivuga. Imana igucunda igushakamo amavuta, kandi ubuhamya bw'ibyo uri mucamo, ibyo uri mucamo ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Ubu hari ibyo mvuga naciyemo bikomeza abandi, hari n'ibyo naciyemo byampaye imbaraga zo kumva ko nashobora kuva ku Mana, sibyo? Naciye mu bintu byinshi, naciye mu kwambara ubusa, inzara, kurwaza umwana bakambwira ko namutanze bitamo, ngiye mfite ubuhamya uzaze ngo ubuhamya, ibintu byinshi, ibintu bitandukanye. Njya nemera ko hari ibintu Imana igiyemera ko bikubaho, ikemera ko bagusha, ikemera ko wamara imyaka 5 abandi babyara ariko utabyara, kuko Imana ikuremo ko ejo hari icyo uzakora. Imana irimo irakuboneka muna ko, reka mbwize ukuri, iyo uzakomera uca mu bikomeye. Tujya tubona abantu bose Imana yakoresheje ni abantu baba baraciye mu bikomeye. Ntabwo Imana ishobora iduhamagara turabaswa, ariko ntidukoresha turabaswa, sibyo? Kandi ibituma mubuswa n'ibyiducishamo. Ushaka kutajya kwiga mu ishuri ry'Icyongereza n'Igifaransa na Erika n'ahandi hirya, ariko mu by'isi kagucisha mu bintu by'inzitane, kagucisha mu bintu bikomeye kugira ngo iguhe imbaraga uzayikorere. Rero ibyigiye byemera ko ushobora kuburara ntupfe, yegeza reka kurya ariko ntupfe, ariko ari ababimenye. Nshaka kwemera ko akambara umwenda umwe mu gitondo ukambara, nimugoroba ukagenda ukawufura, ariko ari abafite imyenda myinshi mu garderobe bamaze bamara n'amezi 3 batongera gusubira kuri uwo mwenda. Kwemera ko usohoka bagusohora mu nzu, yabyemera, yabyemera. Kurira ushobora kugenda ukavuga ati mbuza homba, ariko ejo hari abantu baraga muri borodire, ariko barara hejuru, cyuma cyo hejuru. None kuki ibyo ngibyo bikunda kuba? Bigomba kubaho kubasaho kugira ngo Imana izagukoresha, kuko utageragejwe se byagenda bite? Reka ngomba kugukomeza. Abasenga bafite ibyo kurya, buriya nta mahoro bafite, bafite iby'isi ariko nta mahoro bafite. Ariko byanze bikunze nubwo uvuga ngo ndaye hanze, ariko mfite Kristo, ejo ndabizi ko amateka azahinduka, niho n'Imana igaragarira, sibyo? Rero kuba ari umupagano ukavuga ngo umupagane ngo ari hariya ngo afite iby'isi, ariko ntacyo bimaze, ntacyo bimumariye. Yego rarya akaryama ariko ntacyo bimumariye, ariko uzi kumva uri umurokore uvuga ngo wabuze iki, ariko ejo uzakibona. Rero Kristo ni mwiza. Urakoze cyane. Hari benshi cyane nsubirije, buriya bari bafite ikibazo gikomeye cyane, bari bamaze kunanirwa, babona ntaho byanyura, cyangwa bamaze kumva ko Imana idakora. Ndatekereza ko bashubijwe. Imana ni guha umugisha. Amen. Reka noneho tugusabe udusengera Imana tunasoze, kuko iki kiganiro twaba tugihumurije hano, ariko mbere na mbere kugira ngo dusoze, reka abakunzi bacu ubahe nimero zanyu kugira ngo wenda nibagukenera birashoboka ko wabasengera, abafite ibibazo bitandukanye, abarwayi wabasengera kandi bigakunda. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, soko idakama, igiti cy'inganzamarumbo. Soko idakama, umara inyota, twakunyweyeho turahaga.
waduhinduriye amateka turabibona, waduha ijambo tutari turifite, uratwengera dutabara, wakijije induru mu matwi yacu, n'ukuri twarakubonye. Mu izina rya Yesu dusengeye abacu bari mu kaga n'amakuba ngo barengere, abarwayi ubakize, ababuze inzira ubacira inzira, mu izina rya Yesu, kandi neza y'Imana igaragare. Urakoze kuri kumwe natwe, imbaraga z'Umwuka Wera, amen. Nomero yanjye ni 07 3 88 400 ni 07 3 88 71 hanyuma MTN ni 07 3 78 Yesu abaho umugisha cyane. Murakoze cyane bakunzi bacu Umuremyi TV, Imana nibaho umugisha, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu igihe cyose bisohotse. Katubashimire rero, mukore comment mutubwire uko bimeze, kandi n'ubutaha tuzongere duhure n'umutumirwa wacu. Ndatekereza ko ari ubutaha, twemere ko azaduha ubuhamya. Ndahari, ubwo nyine tuzaza mu rugo, nta kibazo. Karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane.